ntangire. Yes bana wanjye ni kuri Yago TV show. Umwanazi ni umuntu wemera bamwita Shadbu bimeze bite turakwakiri. Wanyita Mbabazi Shadia. Murakoze cyane kunyakira kuri Yago TV show. Merci beaucoup. Okay, Shadbu. Muri ya minsi ngo wari muri USA waragiye kuri ki abantu benshi babivuga byinshi, bamwe ngo wagiye mu bintu byinshi, abandi ngo wagiye mu burasha, ibyo ntabivuga hiki. Ntabwo mfite ibintu nabivuga byinshi cyane. Naragiye muri business kandi nzi kwanyigirije n'icyo ibyo abandi bavuga ntabwo ntacyo bibaye. Merci Shadbu. Kumakuru avuga ngo na Diamond amakuru yavuga hiki. Diamond he's my best friend, he's my close friend. Abantu bagenda bashira ubwamo bwinshi hana n'ahana ntacyo bimbyengewe. Shadbu turumva ngo muri iyi minsi ufite utuzi twinshi, none se turumva ngo ntuza Twitter yawe iri kujyayo ibintu byinshi. Ese Shadbu ibyo bintu bya Twitter urabivuga kubyimura mu byimbuga nkoranyambaga, urabivuga bya social media? Social media ni ikintu kinyinjiriza cyane, ni ikintu muri bintu bimwe binyinjiriza, so ntacyo nabivugaho gusa n'ubutegeze mwebwe mukabona ikijyaho gusa mukacyakira. Shadbu ako uba wifunze neza, wambaye neza. Thank you. Ni neza kabisa ko kamera banisha no kumweta barebe hose. Shadbu ngufite followers benshi cyane, urakurikirwa niyo mpamvu wambaye neza. Ariko Shadbu ngo ntabwo wakwambara imyenda iminsi ibiri. Why not? Bavuga ko uhindura imyenda buri saha, ibyo si byo uravuga iki? Ntabwo ari ubuntu bajya banyambika, so nta byinshi nabivugaho. Uyu munsi wanditswe nande? Shadbu uyu munsi wanditswe nande ko wambaye neza cyane? Nagiye muri Shadbu shop market, iri abashaka mwagenda Nyamirambo mwayibona kandi bakabafatiye ibintu byiza cyane mwaberwa. Shadbu urakoze kubw'ikiganiro duhaye, urakoze cyane. Murakoze namwe Yago TV show. Merci beaucoup. Murayobora neza.